Mumeze mute inshuti zasonje ndizera ko mumeze neza muze mbere kantu heza wasokera ukishima ukenjoyinga ugakora activite nyinshi zitandukanye kandi udahenzwe. So guys, niba ushaka kumenya ibiciro rero ukamenya n'aha hantu kurikirana iyi video maze uraza kumbwira. Ahanga rero twari tuhageze ntegereze mushuti wanjye yari yatenze kuza ariko ndemera ndamutegereza ndavuga ngo rekaze tumenye ngo tugiye gukora ibiki. Bibutse ko rero iyo mugiye muri groupe muri abantu barenze umwe ibiciro byabo biragabanuka kuruta uko wagenda uri umwe wenyine. Aha rero twarageze ndafata video yuri hano mushiti wanjye ndabereka ukuntu hameze abasa neza abari abantu benshi wakura inshuti wakura n'umukunzi. By the way, so guys, rero mushiti wanjye muramuzi cyane bamwita Fanny, ni inshuti yanjye cyane ndamukunda. Twari twageze rero turareba ngo turebe uko ibintu bigenda byaho biba bimeze, turebe uko ubuzima bwaho buba bumeze. Umva ahantu ni heza cyane rero bahita kuri Fazenda Singa. Umva uri muri Kigali hariya ni muri uriya musozi wa mu Kigali, n'ahantu heza cyane wasokera. Ahanga rero twahise twishyura activite 3, twishyuye kujya ku migozi, twishyura kujya ku furashi ndetse twishyura no kujya ku bimoto. Ibi bintu ntabwo bihenda, ndaza kubivuga muri video ziri imbere. Ahanga twarageze nge narabaje ndambara no mushitange nawe bajya kumwambika nyine. Umva byari byiza, mukurikirane video. Amagambo bavuga Tagahaga n'agatanga farashi hano rero twari tuvuye ku ngozi bwa mbere. Navuga ko experience yanjye ntacyo yari itwaye pe, byari byiza, byari bishimishije, ni ibintu byiza umva biri kukurura mu mutwe ku buryo ubaye bifite nk'ikibazo cya danje cyagutesheje umutwe wajya ukiruhukira mu mutwe. Nta kintu nari ndi gutekereza nakumva. Mbese nyine mushito wanjye aragiye bwa kabiri arambwira ati mpa telefone ngufashe, mfasha telefone and then ajyaho. Iyi migozi ni myiza cyane n'ubwantu bamwe bayitinya babibaza ngo se ngiramutse iguye ngiramutse icitse ngiramutse ngo wote ndwote. Iyi migozi ibikomeye cyane ibigufasha mura ko umuntu ajyamo umva ibigufashe pe, ujya ukanarekura ntacyo waba. Icyakoza akantu gateye ubwoba gatoya niyo ugeze hariya kuriya muntu kugira ngo agusame rwose ubona nyine harimo ikibazo. Guys, ubumva ufite ubwoba murabona ukuntu nagendaga mfite ubwoba ariko nimba nabikunze bino bintu ni byiza cyane. Rero twaraje tujya ku migozi. Ahangaha iyo wishyuye ujyaho inshuro 4, ugenda inshuro 4 ugenda inshuro 4, biba ari byiza cyane. Nababwira ko mwazayijyaho namwe guys. Kirazira muzababara oya oya ayayo moyo wangu ni wako tamuna kupenda mwanangu. I wanna be a future wife, oh baby, urukundo ni pomesi neze kukureka oya ayo oh baby, mora no te
mva twese tujya kuri izi activite rero zo gutwara ifarashi. Mu by'ukuri ibi bintu nari mbikunze cyane, nigeze mpaza hano hantu none igihe cyo kujya ku ifarashi telefone yanjye ihita izima mu rugo mfata video. Umva nahaje ndi kubwira mushito wanjye ati meke nkashobora kumfata video ndi ku ifarashi. Umva ndabikunda, numvaga nshaka kubibereka. Abantu babimbazaga bambwira se ni kuri Fazenda rero mwamenye ujya ku ifarashi ukayitwara. Iyi farashi y'umweru ntabwo ngo bakunda kuyiha abantu bakuru, bityo rero ugomba gutakaza ibiro kugira ngo ugaragare nk'umwana maze uzabashe kujya ku ifarashi. Ni experience nziza narabikunze. Oh my god, urabona ukuntu ndi gutwara nk'awagira ngo ndabizi we. Umva uba wishimye ukarya ubuzima guys, muzajyeyo pe. Siga kirazira kirazira ntuzababara oya oya ayoyoyo moyo wangu ni wako utamula kupenda monamu. I wanna be your future wife. Oh baby urukundo nikomezi neze kukureka oya ayo. Burya urukundo rukoresha byinshi urabibona, meze nk'uwasaze baratuvuga bakadusebya, tubihorere tubima amatwi. Urukundo ngukunda n'umwihariko kuko uruta abandi. Sinzagusiga kirazira kirazira ntuzababara oya oya ayoyoyo moyo wangu ni wako utamula kupenda monamu. I wanna be your future wife. Oh baby urukundo nikomezi neze wendi kugufata wese sha. Nyuma y'ibyo byose rero twahise tujya kwiyakira. Umva numvaga nshonje twari tumaze akanya kanini tugenda dukora utuntu dutandukanye. Twari dusigaje activite imwe yo kujya ku moto, kandi ndavuga ati ntabwo nabijyaho nshonje rwose, tubanze turye and then tujye kuri moto. Ngiye hano rero numvaga ahangaha ahantu kwarira nawe niba bigoye, natumije akagaruka kutari ko kunywa na mushiti wanjye tuma, kandi noneho ndangije nje nariye pizza, we arya ifi inkoko ndetse n'ifiti, maze turangije turagenda tujya ku moto guys. Experience yawe ni nziza cyonyine ko ureba ukuntu hameze, ureba ukuntu hasa, ureba ibintu bihakorerwa, ureba utuntu n'utundi guys. Umva mbashishikarije kuzaza inshuti yanjye y'umwana aba yanganije, aba ngira inama n'umwana mwiza, mbifuje kuzagira inshuti nziza nk'iyi wazishima. Rero mu gihe ibyo byari byishimiye kuza narayifataga rero gakeya yarananiye, cyari kinini cyane. Nawe yigirira inkoko ndetse n'ifiriti, maze turarya turataha. Ibiryo bya hano rero nabiretinga, byari biryoshye, byameze neza, byari byiza, nta kibazo navuga nabonyemo, gusa byatinzemo gakeya. Sinzagusiga kirazira kirazira ntuzababara
Baby Pro. Burya urukundo rukoresha byinshi urabibona meze nk'uwasaze baratuvuga bakadusebya tubihorere tubima amatwi urukundo ngukunda n'umwihariko kuko uruta abandi sinzagusiga kirazira ntuzababara oya so inshuti za Sonjera rero nuko ibintu byacu byarangiye mbibutse ko kubera twagiye turi muri groupe kujya kuri ya migozi ndetse no kujya ku ifarashi buri muntu yishyuye ibihumbi 18 kubera yuko twari turi muri groupe ariko kujya kuri moto kuyijyaho iminota 10 kwishyura ibihumbi 15 noneho kujya kuri ya migozi uzenguruka kane hanyuma ku ifarashi ujyaho iminota 10 mu kwishyura 18 mwagiye muri groupe muri babiri. So guys, thank you so much. Mukore subscribe, mu following hose kuri TikTok no kuri Instagram nitwa Sonjera. I love you guys. Bye bye. Dutesha agaciro amagambo bavuga